ntabwo washishikariza abantu gukora igikorwa cyo kwandikisha inyabiziga babuze uburenganzira bwabo ku mutungo. Umuntu afite umutungo we, nta cyaha wakoze, nta na kimwe, nta nubwo uri mu mwenda w'umusoro nk'uko bari babitanzeho urugero. Ubu se uragihagarika ugifunge kuko kiranafunzwe, tubonye ko gifunzwe kuko azira ko atarakora transfer. Nimba hari imusoro arimo, hari uburyo ibyo bibazwa, ibyo nta kibazo. Nimba hari amakosa yakoze, dufite ingingo zigaragaza amakosa cyangwa se n'ibindi byose atubahirije. Ariko kuko atarakora transfer ngo bive mu mazina y'uyu bijye muri uyu, gihagarike gifungwe. Nyakubahwa Speaker, nkaba mbona ari ugukoresha buno bubasha bwo mu muhanda ahubwo mu buryo bw'umurengera, kuko izi ni affaires ziri privé hagati y'abantu bagomba gukora transfer, ntibarazikora. None polisi cyangwa se umuyobozi aragifashe aragifunze ngo byandika mu mazina y'uriya, nta nicyo yangije mu mategeko asabwa y'igihugu. Ese wenda tugende no mu yindi mitungo isanzwe, ubu ko batarafunga amazu y'abantu cyangwa ubutaka bw'abantu ngo nuko batarakora mutation, nabona ngiye ari ingufu za leta ziri gushyirwa hatari ngombwa, kubera ko nimba umuntu ufashe ngo nuko hataraba transfer, byangije iki ku nyungu rusange z'igihugu, ku buryo icyo kinyabiziga kitakomeza business. Noneho ngo nihaboneka na liability yatewe nuko atayanditswe, hazabibazwa n'andi mategeko. Hari inshingano ziba zimuriho n'ubundi ni byiza kubishikariza, biri no mu itegeko ndabishyigikiye ko abantu bagomba kubikora, ariko ikinyabiziga ntigifungwe kubera ko nta kigiye ni ikibazo ahubwo gitejwe, umuntu agiye mu gihombo utari kugaragaza n'ingaruka byari bifite kuri community. Guhagarika umuntu amasaha 12 ni menshi. Ngewe ndareba ngasanga washyiraho wenda tuvuga amasaha 3, nyuma y'ayo masaha 3 hagafatwa umwanzuro w'icyatumye hagarikwa. Niba dare hariya ku ngingo ya 12 hari impamvu zo kubuza ikinyabiziga kugenda, niba imwe muri ziriya mpamvu cyangwa se ziriya mpamvu niba zose zatumye bahagarika kira kinyabiziga, nyuma y'amasaha 3 hafatwa umwanzuro. Niba nyiri kinyabiziga yakemuye ikibazo bamuhagarikiye agakomeza, niba satagikemuye nabwo hagafatwa undi mwanzuro. Ariko guhagarika umuntu kugera, kuko hariho uzaba ahagaze mu muhanda, uriya mukozi nyine ushinzwe umutekano wo mu muhanda ashobora kuvuga ati itegeko ryampaye ko ntarenza amasaha 12, akaguhagarika ku bushake amasaha 12 koko niyo bira bibazo byawe waba wabikemuye. Rero uwatanga igihe kigufi noneho hagafatwa umwanzuro w'uko icyatumye ahagarikwa cyakemurwa, nibwo twaba tugiye hagati na hagati, yaba ku mukozi ushinzwe umutekano wo mu muhanda yaba n'utwaye ikinyabiziga. Naho ubundi turimo turajya cyane kureba ko utwaye ibinyabiziga, ariko n'abakozi bo mu muhanda nabo bagomba guhabwa inshingano n'iri tegeko. Ibijyanye n'amasaha nabyo umuntu ahagarikwa kubera afite ikibazo. Gutanga umwanya munini ni inyungu ku bakoresha umuhanda wo kugira ngo bakemure cya kibazo. Urugero, bagufatiye Musanze udafite perimi, uhamagaye umuntu uri Kigali ati baramfashe imodoka bayihagaritse, ngwino utwara imodoka. Ni inyungu kuba baraguhaye amasaha 12 aho kuguha 2. Bagufashe nta assurance, no mwanya munini wo kugira ngo ushaka assurance ukomeze. Bagufashe wapakiye ibintu byinshi birenze ubushobozi bw'ikinyabiziga, ukeneye gushaka ikindi ngo upakurure ubyimure. Ibyo byose ukuha abantu umwanya munini ni inyungu kuri bo kugira ngo babone umwanya wo gukemura ikibazo. Iyo ikibazo kidakemutse mu masaha 12 niho cya kinyabiziga kijya gufungwa nk'uko biri bugaragare mu ngingo zikurikiraho. Murakoze cyane kwa Speaker. Ariko ku rundi ruhande tugiye kumara umunsi hano tuvuga ibinyabiziga, kubera ko ibinyabiziga biratandukanye. Ibinyabiziga ni ibikoresho bifasha umuntu ku giti cye, ariko iyo bikoreshejwe nabi bitwara ubuzima cyangwa bikajya no muri crimes. Dusohotse muri private affair tugiye noneho muri public order. Cyane cyane turavuga hano ku binyabiziga biri gukoreshwa cyane mu byaha crimes, haba mu bujura haba mu bwicanyi, aho usanga ikinyabiziga gifitwe n'umuntu wa 8 cyangwa wa 10 udashobora gutracinga accountability, nguvuge ngo ese ko ikinyabiziga cyakoreshejwe mu bwicanyi cyangwa mu bugizi bwa nabi turabaza ndi. Aho rero umuntu yavuga ngo ntabwo bikiri private affair, ntibikiri no business nko kugurisha ikibanza, ahubwo byabaye ikibazo cya public order gikeneye gusubizwa mu buryo bwa public order.
mu by'ukuri niyo ntego ari naho nka honorable Muhakwa yavuze ngo ese byakorwa bite. Turabizi neza ko umuntu yemerewe gutwara ikinyabiziga kitari icye kitanamwanditseho, bizaguma byemezwe nta n'ikibazo, biranashyigikirwa n'amategeko twagiye tubivuga mu ngingo zitandukanye. Ariko za kese ziri extreme, aho ibinyabiziga bikomeza kugaragara birakoreshwa mu byaha rimwe na rimwe, ugasanga ntugira ububaza, polisi ishobora kubimenya wenda bigaragaza n'uburyo ubwishingizi bwagiye bugurwa, ukabona abagura ubwishingizi nabo byanditseho ntibahura. Tukabona ko iyi ngingo yazaha polisi ubwinyagamburiro mu gihe mu by'ukuri ibinyabiziga bikoreshwa mu bugizi bwa nabi, mu bujura. Hajya mwumva abashikuza amasakoshi bakiruka, ukibwira ngo wafashe plaque, wageza kuri polisi ugasanga uwo babona ntibakinamuzi cyangwa ntakinabaho, ni uwa kenshi. Iyi ngingo rero nagira ngo ninsistinge ko mu by'ukuri atari ukwivanga muri business z'abantu, ahubwo ari ugukemura ibibazo duhura nabyo by'ibyaha kandi bigira ingaruka n'ubundi ku mutekano wacu nk'Abanyarwanda bikoreshejwe ibinyabiziga.